turabasuje cyane kandi tubaye ikaze mwe mudahwema kubana natwe muri gahunda zose telemontanye ibategurira uyu mwanya twatugarutse n'ikiganiro The Hot Magazine, ikiganiro kibagezaho byinshi biba byararanzwe ku mbuga nkoranyambaga mu cyumweru tuba turangije, ndetse by'umwihariko aho twibanda ku bintu byavugishije abantu benshi ndetse bigasetsa abantu benshi muri rusange. Uyu munsi rero nkaba ngarutse ndi Samuel Mugisha nk'ibisanzwe, nkaba nakuzaniye cyangwa se no gukusanyirije zimwe muri video 9 zavugishije abantu benshi cyane ndetse zigasetsa benshi muri rusange mu cyumweru turangije. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro ni The Hot Magazine buri wa gatatu isaa 9 z'amanywa hano kuri telemontanye Rwanda, ndetse nkaba mbahaye ikaze. Yes, tuzamukana video ya mbere rero naguteguriye kuri uyu munsi muri video 9 zaranze iki cyumweru zasekeje abantu benshi ndetse zikavugisha benshi. Tuhasanga ku mwanya wa mbere Ndimbati. Tuzajya mwijuru kureba bariyo. Tuzajya mwijuru kureba ukuri ntabwo muzajya mu ijuru mwigera mutyo. Video iri ku mwanya wa kabiri muri video 9 naguteguriye uyu munsi ni video y'umusore bakunze kwita Kibonge, benshi muzi cyane nka Clapton Kibonge. Ndebera nawe. Nagira ngo mbabwire ngo iyi filimi zigisha abantu kwihangana cyane, nkuko nanjye murabizi ndihangana cyane. Ikintu cyose umuntu yagukorera nubwo cyaba kibabaje cyangwa se kirakaje, wowe wige guca bugufi wihangane, kuko kubaho nukubana. Iyi filime rero tugiye Merci d'avance. Merci d'avance. Urabona ibintu nkoreye wowe? Merci d'avance. Urabona ibintu nkoreye wowe? Urabona ukuntu ngize wowe? Merci d'avance. Mva mani ngiye ntabwo njya ngira ibintu by'imikino. Nakunoba wewe. Ntabwo mva igifaransa ndikubwira ngo mbabarira. Merci d'avance. Ndakubwiye ngo reba uramereza imyenda wowe ndi bwambare. Wewe wakupye ibyo ngibyo. Kupa cameraman turabisubira. Nakubwiye ngo merci d'avance. Mva nkubwire ngewe reka nkubwire sibyo, sinjya nkuna ibintu by'imikino. Babarira. Merci d'avance. Mbabarira wowe wakupa. Nuko rero kubazi filme ya Papa Sava muzi ko Ndimbati abafite umugore witwa Margarita. Ndebera nawe uyu musore uko yabigenje abigana. Mbonye yicaye hariya se nyine gahunda iteye nyine arabisoje nyine nose ko nakoheje message nkabona uratinze kandi ari ryo wamujyanye ntabwo ari wanyohereje message ngo ninze ugahita wohereza indi ngo nimbe ndetse ngo nk'iminota 30 kandi iminota 2 irenzeho je Margarita wohereza indi message nukuri kwimara ndagapfa iki gihe akaba hari indi message nigeze nohereza Imana impana. Margarita umbwiye ngo iki ngo arabishoje mana yanjye we ubu arakwakwanyije ubu neza kurongora ubusa nta n'igiceri sa guhaye ndimba habe n'ipfumuye pe ariko rero Ndimbati nyine nubwo bimeze bityo hanze hanga hari abasore pe hari abantu bazi gukwakwanya uzi ko nagezeho nkumva nige wamwishyura ngo iki wanjye yawe 150 kwijana umve iki coco. Naho video ngufitiye ku mwanya wa 4 niyi ngiyi. Allo? Yego. Ni kuri Miss Rwanda? Uyu mwaka utaha turagira ngo muzashyiremo aba bakobwa. Hari Ndimbati Rangwida, hari Kanyombya Daforoze, hari witwa Petero Nira, hari Liliose, hari na Merine. Ni ukuri rwose Miss Rwanda yabikomeye kuko aba bakobwa ni ibyamamare. Reba nk'uyu ukuntu ateye neza. Noneho reba nk'uyu nguyu ukuntu ari ikiduruduru. Ko mbona twite. Oya ntabwo ari ugutwita. Naho umugabo Ndimbati ati nanjye nashobora kuyobora Ferwafa. Nyumvira nawe uko bitekereza. Abari gusaba Ndimbati ko yayobora Ferwafa nabo hari ubutumwa yabageneye. Nagira ngo mbasabe mungira inama. Abantu benshi barimo baransaba kuba nayobora Ferwafa, ariko kandi ndabona nta mpamvu ntayobora. Ngira ngo ntabwo ari ibintu binakwiriye kuba byinshi. Imodoka yanjye murayireba, wirebye urabona iri bara, ntabwo najya muri byinshi. Ubwo Kiyovu bamaze kwiyumva. Muri video 9 naguteguriye kuri uyu munsi zavugishije benshi kandi zikabasetsa, ku mwanya wa 6 nagushyiriyeho iyi ngiyi.
ku mwanya wa karindwi muri video zavugishije benshi zikabasetsa cyane muri iki cyumweru turangije nagushyiriyeho iyi ngiyi. Rero bijanye no kugenda ng'ingumi ndaje ngenda nganyambinga nigira gutya nigira gutya nigira gutya nigira gutya njya komisiyo arambwiye ngo barabanza bagakamura umupira bakawanika biravunaga utamenye ku mwanya wa 8 muri video zaranze iki cyumweru zigasetsa benshi kandi zikavugisha benshi ni iyi ngiyi. hakajyaho komanteri zikabijana. Reba komanteri 100. Kigabo kiraturumbiye ndakurumbiye urantunze birantunze wowe wa muntu we uravuga ndakurumbiye urantunze uri umugore wanjye urabana banjye kuko dufite uburyo tubayeho mu muryango. Yes, video rero iri ku mwanya wa nyuma muri video naguteguriye uyu munsi zaranze iki cyumweru zavugishije benshi ndetse zigasesa benshi tuhasanga iyi ngiyi. Yego di murahuruye ubu rero muje kuntera icyugazi no kumbuza kwiruhukira niko di mada urahuruje ingabo z'abibumbye ese izi ni UN ni yuni harya ubu niki niko Reka nongere gushimira buri muntu wese twabanye kuva ikiganiro gitangiye kugeza ku musozo ndetse tubibutsa ko kugira mujye mubonera ibiganiro nk'ibi ngibi ku gihe tubashishikariza kumanuka munsi y'video mukareba hano tukura handitse ijambo subscribe mukakanda ndetse mwabona n'akazogera kaba kari impande yaho mukibuka kugakandaho ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Ngari nguko rero ayuyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi cyari The Hot Magazine ndetse naha tugisoreje. Reka nongere kubashimira cyane. Njye na Samuel Mugisha, reka tuzasubire ubutaha.